abo barozi bari bararose idini ryose bararirangije yewe natwe tuhagera mu itorero rya Adepr Mahembe abahagabo barahari natwe ubwacu baraturoze korari abatoni ba Yesu yewe nanjye ndabyuka umukecuru arampobeye ampobeye ngira ngo n'urusumari bacometse mu rubavu ku buryo no guhumeka byanze muri mu rusengero yego ni imodoka zacu baraziroga baroga gitari basinanirwa kuvuga oya genda ibyo mvuga Adepr mimbe mu rusengero Imahembe abashumba bari barabarose batazi barabahumye ibyo ndabyemera ko bibaho baturogeye gitari barabayikubita ku muriro itapfuye ari nzima ntivuge na gato waragihondaga ntikivuge byageze ubwo bakoresha sentitizeri bayicamo ibice bariho bacuranga bazi ibi ni ibyabaho kurara abatoni ba Yesu ku mwimi rabizi muri mu idini buroga na gitari ngo ni ngerera ikintu ntemera ni abantu babigize iturufu yo kuvuga ngo muri Adepr ngo abantu bari gupfa bari kwicwa n'amarozi ari abashumba ariko umuhanuzi araguhirika ajya mu butayu yahiritse amabuye gatatu ubwa kane uhita uvaho kandi ukavaho nabi ntibajya rero bemere ko umuhanuzi ashobora kuvuma Adepr ikavumika ubwo ibyo uriya muhanuzi yavuze kuri Isae abantu babyitonde bababwira bati mujye mubanza mujye muri biro mbere yo guhanura cyangwa nibyo muhanuye muzajya mubibazwa gibuka umunsi umwe yigeze kumfunga nyuzuzwa akiri pasiteri yasubiye ku gacupa anywa inzoga ibintu uvuga hari ibihamya n'iri dini niba riri kurwanya abahanuzi harimo ikibazo ushobora kurwanya umuhanuzi akakugira kinyamakara akavayo ukingurwa cyangwa se akavayo ukuguru gucika cyangwa akavayo nawe ujyanwa mu nzego bajya kukubaza ibyo utazi amafaranga aho yagiye undi mugabo uri kurwanya abahanuzi ariko icyitonderwa bisobanuye ko iyo urwanije umuhanuzi urapfuye ahabu ntacyo yabaye ariko finale arwanije abahanuzi yamwishe nawe n'amaraso y'imbwa yazayarigatiye bivuze ngo ntawe urwanya umuhanuzi uwo uri we wese urapfa cyangwa ikibazo kikakugeraho ibyo wibwiye Isae oya ntabwo ari we mbwiye ntabwo Isae ari urwanya abahanuzi ahubwo bari kurwanywa na Satani anyuze mu bayobozi Isae na Adepr yonyine n'abandi none se njya mu yandi macaca ninde uhanura yes ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane mwese mwakoze subscribe ni Kalos TV ndetse na Kiranuka TV nizere ko mumeze neza aho muri mu nshe zisize zitandukanye nge muri kuvugana nitwa Jean munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana intumwa y'Imana Kalos wihoreye François ni Jean François ni François wihoreye François ni umukozi w'Imana tugenda tubana mu buryo bugiye butandukanye agiye tugezaho ubuhamya bwe bw'ahantu kure Imana yamukuye ndetse naho imugejeje yamenyekanye muri byinshi cyane bigiye bitandukanye ni mu nkuru nyinshi z'ubuhamya Karora zibuka ndabyibuka cyane bibuka BTN hehe na hehe cyane niwe mukozi w'Imana wenyine wagiye kuri televiziyo wagiye kuri channel ya BTN undi BTN ukora inkuru ziri seke zisanzwe ariko wagiye kuri BTN ubundi hari ukundi kuntu ibintu bimeze Urose umeze neza ndashima Yesu Kristo wabambwe ku musaraba byakira gute kuba warahamagarije itorero ryakubyaye nk'umukristo waryo ukarihamagariza BTN TV ugiye kurita amazi ntago nigeze mpamagariza itorero BTN ahubwo ubwo BTN yaje gukemura ibibazo by'abaturage yaje gukemura ibibazo by'abaturage ariko no kwanga itangazamakuru rifasha kumenyekanisha amakuru y'ibiri kubera aho hantu yari akarengane cyangwa se amakuru runaka muri make mwagomba kwitabaza BTN kugira ngo murengane ntago nigeze nyitabaza ahubwo burya nta kibera mu gihugu kitazwi n'abanyamakuru
nawe ubwawe wicaye aho ngaho kuki wamenye ko Ezekiel se ntuze yiwe amaze iminsi yarakennye kuki umenye ko agisesi yiwe bitarimo bigenda neza uruhande rumwe wenda ka miliyoni ntabwo bagapfubye reka twikorere ikiganiro mwana reka twikomereze ikiganiro ni byinshi cyane nshaka ko tuza kuganiraho kandi tuza kuvugaho by'umwihariko ku idini rya Adepr. Umunsi ntabwo ndi buryita itorero, wowe uryita itorero uryita idini, ariko twese turyita idini ariko mu bundi buryo ryitwa itorero rya Adepr. wowe uryita iki? Njyewe ndyita idini kuko itorero tuzi ko ari rya Kristo. Yego uyu munsi ugiye kuvuga kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hamaze iminsi hacaracara ntabwo nabura kuvuga inkuru yurebye abantu inkuru ziri gucaracara kuri social media z'abantu bapfuye. Ngo ni idini ariko rikaba ako abantu babyumva imyumvire yacu dufata uko twabisanze. Twasanze baryita itorero rya Adepr, ariko nyakuri itorero tuzi ko ari rya Kristo kandi ngo ntawe uzi aho riherereye. Ku ruhande rumwe mu itorero nibyo navugaga kuri social media, turaza kugira ngo bize kubikubariza rimwe kugira ngo uze kubijyanira rimwe. Hamaze iminsi hagaragara inkuru nyinshi z'abantu bitabye Imana, abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi, kandi bagaragara kuri social media ugasanga muri commentaire bavuga ati saba Adepr biri kugenda bite, Adepr ko bari gupfa, ese muri Adepr ni abantu bonyine bari gupfa. Kavuga ko mu itorero rya Adepr harimo hanavuza ubuhuha bw'uburozi. Ariko rero je sinzi nicyo kibazo cyane. Ariko burimo, ariko uburozi nindi bundi busabute. Njya nibaza kuko ijambo Yesu yavuze ko ndagira ngo niba wiyemeje kuganira nawe ngo nawe hari ibyo wahunze buretse urekuwe rukundo nakuve mu matwi, buretse wimvangira se mu kiganiro nanjye wabivanze ntacyo uko biri kose. Ngicyo nshaka gusobanura amarozi. Nyemerere ko mu idini harimo uburozi rya Adepr nta burimo kuko uburozi ntabwo wahunze mu cyaha. Ubuse wabaza ayo marozi bavuga muri Adepr, Adepr ni ifite abapfa gusa. Ubuse iwanyu hara mu Badivantiste ntabwo bashyinguye, nta hantu badapfa, nta hantu namwe badapfa. Mariko muri Adepr uburozi burimo nkurikije. None si ubwo burozi baririmba bivuga ni waba wenda buretse babarire we mvangira ikiganiro subira inyuma. Niyo cyambere cyakubaza iyo ubonye ibintu muri commentaire abantu barenga bangahe buri kiganiro abantu babyandikaho ubyibazaho. Wareba ibiganiro, ndashingira no kubiganira umuvandimwe Fitari yakoze avuga ati uburozi ari gukoreshwa tekinike z'uburozi kugira ngo bigende bite. Muri commentaire z'icyo kiganiro uzareba abantu banditse avuga ati mwarimu yishaba runaka byagenze gutyo, umudiyakoni yaroze pasiteri, ibintu nk'ibyo. None se jewe nanjye uri umunyamakuru kandi umunyamakuru nta ruhande ntabwo mbongamiramo, ndabizi ko nta n'urwo ujye ubogamiramo. Uranyemera tubanze dusome ijambo ry'Imana uko rivuga? Nta kibazo. Turasoma ijambo ry'Imana rero mu Baheburayo ibice 2:9 aravuze ngo ahubwo tubona Yesu wicishije bugufi akaba hasi y'abamarayika. Uho hato tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'inkamba kubw'umubabaro w'urupfu wapfuye kugira ngo kubw'umuntu w'Imana asogongere abantu bose urupfu. Ni ukuvuga ngo Yesu apfa yagira ngo abanze urupfu, noneho mu gupfa kwa Kristo kuko akimara kuza yaje gukomeza amategeko, haramwe yakomeje hari nayo yarimbuye cyangwa se yakuyeho kuko yakuyeho ibitambo hari byinshi yagiye akuraho, hari n'ibyo yakomeje. Kuko ngo Yesu apfa yabashije guca bugufi aca mu rupfu kugira ngo atinyure n'abandi bazapfa.
bitazabaho kugusha ishyano kuko umuntu yapfuye kuko urupfu yarugize irembo. iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga ngo imibabaro ya Kristo yatinyuraga abanyamibabaro niyo bazacamo. bajya kugenda aravuze ngo njyewe ubwanjye muzaca mu mibabaro irenze iyo jye nanyuzemo. yongera kandi kubatinyurira ijambo dusomye ravuze ngo atinyura abantu mu rupfu. abasha kurunyuramo we ubwiwe nk'umutware cyangwa se nk'umuntu ukomeye, umwami ukomeye, aca mu rupfu rero kugira ngo asogongere abantu bose urupfu. bivuga ngo yasogongereye abantu urupfu, ararubanza nubwo rwamumaranye iminsi 3 ariko yarapfuye. bisobanuye ko rero gupfa k'umuntu akenshi nubwo abantu babifata nk'ikintu kiremereye, ariko urupfu Yesu yarugize irembo, intama ku nzara y'icyura. rero sinzi impamvu abantu baririmba ayo marozi. rero umuntu upfuye ngo runaka ararozwe, ahubwo keretse batubariza abo baririmba ayo marozi niba bazi uko uwo muntu yapfuye yishwe n'ayo marozi. hari muganga wapimye agasanga uwo muntu yapfuye yishwe n'amarozi. muri Adepr nta marozi avugwamo. ikintu cya mbere reka nkubaze, abantu baravuga ati muri Adepr ikintu cy'ishyari kiri hejuru. ishyari ndaryemera ko ririmo, ryo ndaryemera. urabyemera ko ryo rihari? ariko irihari ni nk'iriri muri restoration church, irihari ni nk'iriri muri n'ahandi. ni uko ngo ishyari rihari, umwana w'umuntu atunzwe naryo. si bose, ariko umwana w'umuntu. none se Kayini ajya kwica Abeli yamujijije iki? ni ishyari nyine niryo abantu bavuga ko iryo shyari ari ryo riri guteza iki n'abantu kuruka. tubyemere ko ye n'ayo marozi ashobora kuhaba. ese Karosi uri umukozi w'Imana? ndi umukozi w'Imana. yego. mu itorero rya Adepr nta gihe waba warashatse kurugwa? njyewe naragambaniwe ngo nsebwe cyangwa bansebye. kwicwa nta byari birimo, ariko kurogwa ibyo byo urabizi ko maze imyaka myinshi mpamagara umurozi uzi kuroga. ahubwo se bampereyeho wenyine kanjye nkubaze, ntabwo byigeze wenda bipangwa cyangwa bitegurwa ubone nk'ibimenyetso kandi byuko nagambiriwe kurogwa. ngenzi byinshi wenda bishobora kuba byaraje, ariko sinzi niyo byavuye. sinahamya ngo na Adepr yabikoze. ariko mu makuru nzi nuko babwira ngo bagende kuri kamera bagende banshakira ibyaha bansebye. abo bo ndabazi n'ubu nabazana barahari. mu buryo bugaragara fizikali ntabwo nagaragaza ngo Adepr yarangambaniye ngo ndogwe, kuko uwundoga naranamubuze. sinjya nemera ko n'umukozi w'Imana ashobora kwicwa n'amarozi. icyo nemera cyo Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo niba koko muzarya ikica ntacyo kizabatwara. kabiri muzakandagira inzoka na sikoropiyo ndetse n'imbaraga za Satani. bivuga ngo Yesu yaje kugira ngo amareho ayo marozi. ariko wenda hari uwo twafatiye imahembe kandi ari umwadeperi wagiye bahambye ava mu kuzimu agaruka ibumuntu, yari mu diyakoni agaruka mu budiyakoni, aroga itorero ryose ry'imahembe, aroga abashumba. ibyo mvuga korari twajyanye abatoni ba Yesu irahari ku Muhima yabihamya, wabarozi twarabafashe mu idini aho ngaho. wenda sinavuga ko ibyo birirwa baririmba gicyo ndwanya si uko ayo marozi ashobora kuba adahari, ahubwo turareba ngo yego icyo uvuga mahembe byabayeho abo barozi bari bararose idini ryose bararirangije. yewe natwe tuhagera mu itorero rya Adepr mahembe turusanga abahagabo barahari dufata abo barozi. natwe ubwacu baraturoze korari abatoni ba Yesu. yewe nanjye ndabyuka umukecuru arampobeye ngira ngo ni urusumari bacometse mu rubavu ku buryo no guhumeka byanze. mu rusengero yego n'imodoka zacu baraziroga, baroga gitari bazinanirwa kuvuga. ibyo mvuga Adepr mimbe mu rusengero imahembe abashumba bari barabarose batazi barabahumye. ibyo ndabyemera ko bibaho. baturogeye gitari barabayikubita ku muriro itapfuye ari nzima
ntivuge na gato, waragihondaga ntikivuge. Byageze ubwo bakoresha sentetizeri bayicamo ibice bariho bacuranga bazi. Ibi ni ibyabaho kurara abatoni ba Yesu ku mwimi rabizi. Buri mu idini buroga na gitari ngo ni njye rero ikintu ntemera ni abantu babigize iturufu yo kuvuga ngo muri ADPR ngo abantu bari gupfa bari kwicwa n'amarozi. Icyo cyo sinemeranya nabo. Birashoboka ko umuntu ashobora kurogwa, biremera nk'uko n'undi yanarogwa n'aha dutuye hose bararoga. Ushobora kurogwa n'umuntu wenda akakanakuziza yuko mwatikanije aho muba cyangwa se mwatikanije ikindi, ariko ntibivuze neza cyane ko umuntu wapfuye muri ADPR bivuze ngo ni umudiyakoni wamurose cyangwa se umuvugabutumwa. Ndabizi ko ngo ADPR bamwe ngo banaciye ngo kurya ngo mu madini ngo kugira ngo batazabarogera ngo muntu se ngo ibintu ngo isi yabaye mbi. N'urwitwazo ngo ni muri gikica na kizabatwara ndetse n'ubushobozi bwa Satani. Kose twaba tukiri abarokore bameze gute niba turi abarokore barogwa bakapfa? Ku mukristo nyawe abasha muri ADPR harimo ibintu bikaze. Yes. Wenda reka mvuge kuri icyo kintu. Ishyari hari ejo bundi ku munsi wa Pentecote sinzi cyangwa sinibuka niba aho amakuru nayakuye ngo hari sinzi niba batumije abahanuzi. Umuhanuzi umwe arahaguruka abwira representa ngati mikoro ngo nawe uhafashe iyo mikoro ngo nawe imanije kuyikwambura kandi ari mu mwuka. Njyewe reka nkubwire, ubundi igihugu kiyoborwa n'abantu batatu. Uwa mbere ni umwami, kabiri ni umutambyi, gatatu ni umuhanuzi. Rero iki gihugu iyo cyamaze gucikamo ibice, umuhanuzi niwe ukirimbura. Reka nivugire idini da, riyoborwa n'abantu batatu: reperezanta, se ni iki? umushumba, reperezanta ntago ari umushumba, buretse se umushumba ndetse n'umuhanuzi. Abandi bose baza ari nk'ingabo ziri ku ruhande. Rero no kuvuga ngo aba bantu nivugiye ku mwami, umwami iyo yicaraga habagaho bamenya akamenya amakuru ari avugirwa ibunaka, akamenya ko ingabo ziteye zivuye iriya ku wundi mwami, akamenya amakuru yo mu murere nibajya kurwanya ndaberekera Isa ko yicaraga mu Isiraheli agahita ategereza amakuru agakurura amakuru yo mu banzi babo. Rero ni ukuvuga ngo igihugu kibuze umwami, gifite umwami ntikigire umuhanuzi, byapfuye. Iyo kidafite umuhanuzi kigira umupfumu. Rero bivuga ngo aya madini impamvu arimo muvuga ko harimo ikibazo nuko abahanuzi badahuje n'aba ba reperezanta cyangwa se abashumba, kandi umuhanuzi yadahuje n'umushumba itorero ricikamo ibice. Ku ruhande rumwe niba umuhanuzi yifata mu mbaga y'abantu agahanura ati wowe iyo mikoro ufite ugiye kugenza gute? Kuyikwambura. Imana ije kuyikwambura. Ni Imana ije kwamburiza iki mikoro. Ubwo akarenza yavuze ko makuru ufite, yavuze ko n'imyanya yagenje gute yayishyizemo. Yego. Kandi akabivuga muri style yo guhanura. Abashumba bose bahari, abururembo bahari, abantu benshi, ibintu bikabera hehe mu ruhame. Njyewe sinajya mu by'uwo muhanuzi kuko ubwami butameze neza, byo turabizi ko simpagaze ku ruhande rw'uwo muhanuzi. Muri make Imana ije guca Isae ku ngoma. Oya se shobora kuvuga uwo muhanuzi, kandi umuhanuzi yarabihanuye, ashobora guhanura ari amarangamutima cyangwa se bitewe n'amagambo babwiwe aba bahanuzi. Ko umuhanuzi ushaka kubana neza nawe umuha umwanya. Iyo wamwimye umwanya rero ashobora no kuba umwe ku muntu kurimbura. Cyitonderwa ko umuhanuzi bemere ko ari abashumba, ariko umuhanuzi araguhirika. Ajya mu butayu yahiritse amabuye gatatu, ubwa kane uhita uvaho kandi ukavaho nabi.
ntibajya kundwanya ndabereka umwami Sawuli yagize igihe yica abapfumu yica n'iki cyangwa asubire kwa Ahabu yanze guhuza na Eliya n'abahanuzi na Eliya biranga Eliya arategeka mu gihugu aravuga ati twumvikane ntwaye imvura arayijyana umwami aramubwira ati ariko uragaki warunguwe ibyo uvuga uzi byari byo uri iki koko arangije ati nibyo uvuze n'ikime ndagitwaye arangije ahita ahungira mu bihugu ajya ku kagezi k'ikerenti gakamyira mwimura Imana iramubwira iti ni wowe wasize uvumye kiriya gihugu ni nawe uzagaruka kugira ngo wongere kwemera ko uwo muvumo uva mu gihugu rero bemere ko umuhanuzi ashobora kuvuma Adepr ikavumika cyangwa akavuma n'andi madini itorera umuhanuzi ararivuma umutambyi ashobora kuvuma ntibyemere ariko umuhanuzi afite ubushobozi bwo kuvuma idini rigarisenyuka oya ubwo ibyo uriya muhanuzi yavuze kuri Isae abantu babyitondera bashobora no kubyitondera kuko ntibazi icyamutumye icyo ari cyo ashobora guhanura gutyo atumwe n'Imana icyo ni icya mbere uyu yahanura atumwe n'Imana ni icyitonderwa kuko nubwo byatinda ariko birasohora bwa kabiri ashobora gutumwa n'amarangamutima kuko yabonye ibyo barimo bababwira wenda babuza guhanura sinari ndi muri iyo nama bababwira bati mujye mubanza mujye muri biro mbere yo guhanura cyangwa nibyo muhanuye muzajya mubibazwa wenda agahita yumva nawe bidahuye n'ibyo Imana itekereza cyangwa nawe ubwiwe atekereza arebeye mu buryo bw'umubiri bigatuma haguruka mu izina ry'Uwiteka atari Imana ivuze ariko Imana ihesha agaciro ijambo umuhanuzi ashobora kuhanura ibi nkubwira ndisereye umuhanuzi ashobora kugutegekera wowe ugapfa ariko we wasaba Imana ikavuga iti genda gake kuko kubw'umuhanuzi ishobora guhomba igihugu umuntu umwe gusa ashobora gutuma akiza igihugu umuhanuzi umwe gusa ashobora gutuma umurwa ubura imvura hari umwe gusa bivuze ngo rero ahubwo abahanuzi nabo gufashwa kubana n'amadini neza kuko umuhanuzi ahindura uruhande rumwe wenda bavuga ati mu byo makuru mfite yavuze ati mwe muri gushaka gucecekesha iki Imana wenda bari kubaha impuguro urumva ni impuguro bahaga abahanuzi bose bo muri Adepr bikunze kubaho cyane muri Adepr umuhanuzi agahanura bakamucecekesha bakamusohora bakamuza ati niba ushaka guhanura ibintu ese koko umuntu yagakwiye niba umuhanuzi ashaka guhanura ibintu ko abanza kujya gusaba uburenganzira ariko wenda ku ruhande rumwe ni amahugurwa barimo babwirwa bati niba mugiye guhanura bijye bigenda gute ese umuntu yagakwiye kujya niba agiye guhanura akabanza gusaba uburenganzira wenda ku mushumba mbati ngiye guhanura ibi n'ibi Imana ikumwe ibi n'ibi ibyo byari bikwiye karo jewe ikintu nemera niba koko amadini ashaka kubaho neza yemera umwuka wera kuko uyu muhanuzi mu ruhande rumwe ashobora kuza atumwe n'Imana ariko kuko imitima y'abantu yamaze kuzura ibinure ko biravuga ngo bafite imitima yajeho ibinure ngo amatwi yabo ni ibihurihuri ngo ntibumvisha amatwi yabo ndetse ntibumvisha n'umutima ngo ntibanze guhindukira ngo abakize birasobanura yuko iyo udahindukiye mu nzira yo kumvira Imana iguhindukirisha igiti bivuze nk'umuhanuzi ashobora guhagarara mu mwanya ni nawe uhagarara mu mwanya w'Imana akavuga icyo Imana imutumye rero aho ngaho uriya muhanuzi ashobora kuba yaratumwe n'Imana ariko kuko ari impuguro barimo bikaba ikibazo njyewe ikintu nivugira aya madini adahinduye ibyo arimo nta kibazo hazavuka ikibazo gikomeye kuko nuhangana n'abanyamwuka nshuti yanjye narababonye benshi b'abashumba b'abapasiteri baturwanije hari abo bita ba pasita Kazenga igisanzi iwacu ndabyibuka umunsi umwe yigeze kumfunga nyuzuzwa ibyo mvuga ni ibyabayeho yaramfasha aravuga ati ntimuhanure
tegeka abanyamasengesho gumfunga bafunga amaguru ngo ntajya gusobanura amandiko. Ikimenyetso cya mbere yafashe umwana wako kanya umudamu we ahita yuzura umwuka w'abadayimoni, ahita avuga ati nimwumve izina rya Satani uko avuze. Bahita bamwambura amandiko bari bavuze batagira ubujujwe agiye guhanura. Ibyo ni ibyabaye mu materaniro. Bahita bandeka ndagenda njya guhanura yari n'inturagura hasi njya kugira ngo njye gutora amandiko babimbujije ngo bagerageze impano indimo. Sobanura amandiko. Imana yongera kuturwanya umunsi umwe, Imana iramubwira ngo wowe ubwawe nkwambuye inkoni kandi usubiye ku icupa. Oya. Tuvugana ntakiri pasiteri yasubiye ku gacupa. Anywa inzoga. Tuvuga hari ibihamya. Bintu rero abantu barwanya naba bose barwanya umwuka w'Imana. Ndabyibuka hari umunsi Imana amubwiye ngo ugiye aburwanya, twari igisanze hari abanyamwuka ishyano n'ubu barahari. Imana iramubwira ngo uzifuza n'umuvangirwa. Baba bamwimuriye aho bita izivu. Ahageze asanga n'umuvangirwe ntawe uhari. Hamwe yari amenyereye ko bajya bitera hejuru batiri, asanga nta namba ahubwo hari abo barozi. Mubo yatumiye nanjye yarwanyaga yarantumiye. Aravuga ati mwuka byaramwe nimuze munshyuhirize yaba nari mbonye na babavangirwa. Twagiye kumufasha umurimo awizivu. Abahanuzi bari barakonje barongera bambara imbaraga. Ibi tuvuga ni ibyabayeho. Ikintu rero navuga n'iri dini niba riri kurwanya abahanuzi harimo ikibazo, kuko umwuka w'Imana ushobora kurwanya umuhanuzi akakugira kinyamakara, akavayo ukingurwa cyangwa se akavayo ukuguru gucika cyangwa akavayo nawe ujyanwa mu nzego bajya kukubaza ibyo utazi amafaranga aho yagiye. Nta muntu urwanya umuhanuzi, wenda iki ndakivuga bazanakirwanya, ariko umuntu warwanije umuhanuzi kurama kwe kuba gutoya, kuko iyi Imana ikorera mu kanwa k'abahanuzi. Nidusoma Bibiliya turaha agaciro ubuhanuzi, kuko ubuhanuzi ni ikintu gikomeye. Nabonye undi mugabo uri kurwanya abahanuzi, ariko icyitonderwa irinde kuvuga ibyo utazi. Iyo dusomye Bibiliya ijambo ry'Imana dusanga haba barwanije byamubereye ikibazo byavuyemo Yezebe. Ubundi Ahabu ntacyo yabaye, ariko finale arwanije abahanuzi yamwishe nawe n'amaraso y'imbwa yazayarigatiye ku kagezi k'indaya kubera kurwanya abahanuzi. Yezebeli wabarwanije akabahindura ba Bayali n'abashera, nawe yapfuye n'abahubutse muri etaje, nawe amaraso ye zayanywereye ku kagezi indaya zogeragaho. Hamwe biciye na Boti, noneho ahita yiyongeza ajya kurwanya Eliya udakorwaho. Bibiliya ivuga itavuga n'ivuko rye, ivuga ngo ni Eliya wita Ishubi. Bisobanuye ko iyo urwanije umuhanuzi urapfa. Nujya kundwanya ndongera mbere kundi. Elisa yari yiviriye ku kagezi ngo avuye gukiza uburozi mu mazi, ngo yari avanye y'imperezo nshya. Yabwiye abana b'abahanuzi avuga ati munzanire imperezo nshya ngende njye ku kagezi. Aragenda ngo akizama umudugudu, ashyira ngo barababwira ngo ajya mu isoko aho byatangiriye. Umuhanuzi niwe uhamenya. Ibi bibazo biri muri Adepr bitavuzwe n'umuhanuzi bo ntibazabimenya. Ni nayo mpamvu ngo akivayo avuye gukiza uburozi, ageze aho ngaho ngo ahura n'abandi basore ngo bari barigize nk'abo mbona mu madini muri ino minsi babasitari. Bati dore ka kagabo k'akanyaruhara, ati wazamuka wa rugabo rw'urunyaruhara we. Yakebutse gutya ngo barabarebye, abarebye gusa mu kubakebuka ntawe uzi ijambo yavugiye mu mutima. Ako kanya ngo ahita ahubuka idubu ziba ziraje zitsimbaguramo abagabo 40 isigaza 8 bo kubara inkuru y'ibyabaye. Amadubu abatsinda aho ngaho kuko barwanije iki? Umuhanuzi. Bivuze ngo nta urwanya umuhanuzi uri we wese urapfa cyangwa ikibazo kikakugeraho. Ibyo wibwiye Isae. Oya ntabwo ari we mbwiye. Nje ntabwo Isae urwanya abahanuzi,
ahubwo bari kurwanwa na Satani anyuze mu bayobozi Isae na Adepr yonyine n'abandi. none se njya mu yandi macaca ninde uhanura ni bishop ni apotere ni umushumba ariko nta wundi uzafata mikoro bagira amasaha ibe na Adepr barasaragurika babibabuza mu nsengero bakajya mu byumba cyangwa mu butayu bakajya kubivuga ariko ahandi tuzi ko ba dadi nibo bemewe wenda ku ruhande rumwe reka mvuga kuri iki kintu nabonye hari n'abandi bakivuzeho bavuga ati umuhanuzi wifata akabwira Isae mu ruhame ati Imana we gutya mikoro urayambuwe kubera gushaka gucecekesha abahanuzi avuga ati Imana ntabwo ishobora gufata Isae ngo imukoze isoni mu ruhame ariko Isae ni umuntu none so Isae ati Imana ntiyamukoze isoni mu ruhame ni umushumba ahagarariye itorero rikomeye ntabwo Imana yamukoze isoni mu ruhame ari n'ubuhanuzi umuha waba umuha prive aturiya n'umwuka ahubwo turanza tumenye ubwo buhanuzi ubwo ari bwo kuko hari ubuhanuzi buza live ako kanya ubuhanuzi ari bwo bita ubuhanuzi hari iyerekwa abantu bazabanze banasobanukirwa ubuhanuzi ibice bubamo hari iyerekwa hari ijwi hari ikintu bita guhishurirwa mu ijambo ry'Imana aya magambo yombi aratandukanye kuko ubuhanuzi buje ari birya jambo uzumva ngo mwumve uko Uwiteka Nyiringabo avuze buriya burimo nijwa barimo yumva ariko riri live ashobora no guceceka buryo usubirishije murya muhanuzi utavangiwe ntabwo yashobora gusubiramo amagambo Imana ivuze kuko akenshi riza ryihureko hari ijwi hari ikintu bita guhishurirwa mu ijambo ry'Imana aya magambo yombi aratandukanye kuko ubuhanuzi buje ari birya jambo uzumva ngo mwumve uko Uwiteka Nyiringabo avuze buriya burimo nijwa barimo yumva ariko riri live ashobora no guceceka buryo usubirishije murya muhanuzi utavangiwe ntabwo yashobora gusubiramo amagambo Imana ivuze kuko akenshi riza ryihuse nibwo buba buje ako kanya aba yahaye Imana akanwa yari irimo kurangurura ubwenge baba bufite ariko Imana niyo ibiri gutambutsa ubutumwa ibwira itorero noneho hari n'ubundi buhanuzi bita iyerekwa iri yerekwa rikunda kuza umuntu yicaye gutya nkahita mvuga ntumva uko ivuze ari mishuriwe iri ryo birashoboka ko ashobora guhita kubiceceka akaza guhagurutsa umushumba akamubwira ati mushumba hari ibyo nahishuriwe umva iyerekwa Imana yampaye nagiye kubona mbona Imana ikwambuye mikoro nibajya kundwanya ndabereka ko Tom bari mu gihe cy'igeragezwa baje kudusura mu ipfundo ry'amahoro hariya mu Kagarama babyibuke Imana irankoresha irambwira ngo ingoma mugiye kujyaho ni y'ubujura Uwiteka Imana azayibavanaho nabi cyewe Karosi bazabyibuka gihe Karosi kari akantu kadafatika mu ipfundo ry'amahoro mugiye kujya ku ngoma ariko iyi ngoma yayoboraga mu Kagarama ari pasiteri bari bamaze kubashyira mu mezi 8 y'igeragezwa usabye Imana maze kuvaho rero bituvuga ariko yarabyakira icyo gihe bimaze gucika nziko nigeze no kubivuga kuri YouTube ndavuga ntanyibuke kandi koko byagaragaye ko byabaye danje rero ibi tuvuga umuhanuzi ashobora kuguhanura ni byaje live mba ndabihanuye nkuko nundi nawe Jado arimo atwigisha amagambo avuga ngo umuhanuzi ni nk'umusirikare ubwami bwose buje arimo atwigisha ijambo rivuga ngo niyo yimura abamikimika abandi bivuze ngo umusirikare ntashobora kuva ku gisirikare kuko ahimye umwami ahubwo akeza ya ngoma igezeho bivuga ngo turi special forces ahita tubwira ko bagiye kuza kudusura iherekwa Imana ibirampagurukije nanjye njya guhanurira abagiye kujya ku bwami
mpita mvuga ni kandi burya muratowe mugiye ku bwami, ariko Uwiteka aravuze ngo iyi ngoma si yanyu ni y'ubujura. Koko se ntibyagaragaye bavuyemo bageze gereza. Ibi byo rero muri kuvuga nibi tuvuga bagaseka bakagira wakwimikwa n'abantu bakaguha ubuyobozi, ariko igihe kiragera Imana ikagukubita ikintu, kandi ikigukubise n'abagukezaga bose nta n'umwe ubona. Cyitonderwa iyo uhagaze mu rukiko bahita bavuga bati awa sinari impari, twarabimubwiraga, twari twarabyumvaga Imana ibivuga. Kuba abantu bavuga ko Imana itakoze isoni Isae mu ruhame, niba ari ubuhanuzi ya muvandimwe yahawe yari kubuhabwa mu ibanga kuko Imana ntitaye bakabishinya bavuga ko ari ubuhanuzi bw'isi, ariko ko abantu bafite amarangamutima yuko Isae agomba kuvaho bagahita babyitira ubuhanuzi. Ubibona gute ku ruhande rwawe? Ye ku ruhande rumwe ndabibona nk'aho abo bantu bari kuvugisha, kuko ntabwo umuhanuzi turamenya niba koko ataratumwe n'Imana. Kuko uyu muhanuzi ashobora guhanura kuriya, nawe wumva umuntu utinyutse mu ruhame rw'abahanuzi buzuye Nyarugenge b'itorero agahita ahaguruka, none hano hari abashumba b'indembo n'abiki akavuga ati none wumva uko Uwiteka Imana ivuze. Isae cyitonderwa uriya muntu atambaye amavuta kirere cyane abagabo baratinyitse. Byonyine umushumba umwe nagutumire ujye kuvuga ijambo ari aho ngaho uratitira. Hari abashumba b'umujyi bari kubivuga bagende gake, siko abahanuzi bose bagendera mu byubahiro by'abashumba. Hari abahanuzi bameze nka ba Mikaya bahaguruka bavuga tumva uko ivuze, mbonye intama zitataniye, mbonye intama zimeze nk'impehe zirimo zitatanira ku misozi kure, zimeze nk'intama, Abisirayeli bameze nk'intama zidafite umwungeri. Ati ijuru mbona rirateranye rivuze ngo iki? Riravuze ngo igiye guteza mu bahanuzi umwuka w'ubuyobe cyangwa se w'ibinyoma, bazaguhanurira kutabarira Monti y'Galiyadi uzavayo amahoro. 400 bahanuye kwa Haba bamubwira ko atabarira Monti y'Galiyadi akavayo amahoro. Bageze ariko umugabo bitaga Yehoshafati ndamukunda, yari umukiranutsi ukunda Imana, icyaduha abayobozi bameze nka Yehoshafati. Kangije akibyumva ariko mwana muri iki gihugu nababonye n'ufite ati mfitemo urundi rugabo rumwe, atarika ku kagabo ndakanga, ntabwo kajya kamanurira ibyiza. Rangije ati ati uwo muhamagare, ubundi muri iyi minsi hakenewe abahanuzi nk'abo bavuga ukuri kose badaciye hejuru. Arangije aramubwira ati muzane babahanuzi ngo bajya kumuhamagara, ngo Bibiliya imbwira umugabo ngo witwa wo kwa Sedekiya ngo wari umukuru w'abahanuzi, ngo we yacuze amahembe y'ibyuma ngo ayahereza umwami, aramubwira tuzayakubitisha umwami wahanga, noneho uriya mwami azahita. Rangije bajya kuzana Mikaya. Ba Mikaya rero bo ntibajya niyo abaye inkokosha barengaho bakabivugisha ukuri. Ba Mikaya barahari. Rangije akihagera tumva uko ivuze, baramubwira bati wa kigabo we, bavuze ko utajya uhanura ibyiza, kandi umwami twese abahanuzi twahuje inama zo guhanurira umwami ko azatabarira Monti y'Galiyadi akavayo amahoro. Ati rero ubwo wari ugabo we twumvikane, bya binyoma byawe byo kwirirwa ubwira abantu bakanga ubabwira amahoro. Ndangije undi aravuga ati sawa. Akihagera umwami aramubaza ngo none wumva ijambo ryansekeje. Aha baramubwira ati abahanuzi bose uko ari 400 bavuze yuko nzatabarira Monti y'Galiyadi nkavayo amahoro, none koko niko bimeze? Darangije ati niko bavuze. Ati sawa. Arangije ahita ajya ati umva umwami uko Imana ivuze, yavuze ngo tabarira Monti y'Galiyadi nawe uravayo amahoro, wa mwuka w'ikinyoma bumugezeho. Ariko mwami abitekerezaho, aravuga ati ariko uru rugabo ntajya mpano mu kuva ingoma nayitangira, ntajya mbwira ibyiza, none se ubwo koko noneho Mikaya bigenze gute? Arangije ngo ahita amubwira ati umva wimbeshye, vuga uko Imana ivuze, ntumbwire iby'amarangamutima yawe, ahubwo wowe ihita umbwira icyo Imana ivuze.
ahita amubwira ati noneho umwami ntega amatwi wumva uko Imana ivuze. Bivuze ngo bwa mbere yavuze iby'amarangamutima. nta marangamutima no kumvwa n'abahanuzi no kuba babahanuzi bamubwiye bahanure ahuje amarangamutima nabo. Ahita avuga ati nyumvira iyerekwa nagize. Nabonye Abisiraheli batataniye ku misozi kure nk'intama zidafite umunge. Mbona numva ijwi rivugiye mu ijuru, mbona inama yateranye mu ijuru, mbona Imana irimo irabaza abamarayika, ibaza ahantu hose, irabaza ngo ninde washukashukara aha bakagwira Monti Galiyadi. Urumva ko iyerekwa yari yamaze kugira ngo kuribona ariko ritoroshye kuvugira imbere y'umwami ngo ugiye gupfa uragwahana. Arangije ahita avuga ati noneho bimaze kwinjira aho ngaho nagiye kubona mbona numva inama mu ijuru haboneka umwuka wera. Ahita avuga ngo ngiye guhinduka umwuka w'ikinyoma mu kanwa k'abahanuzi bahawe.